gusa nabaye buvuga butumwa muri Amerika maze gukora graduation muri Amerika muri 90 bantumiraga buri mwaka kumara amezi 3 kujya kuvuga ubutumwa muri Amerika mu madini atandukanye muri denominations zitandukanye muri Amerika. Icyo gihe rero ubushobozi ntibwari buhari buhagije. Ubonye ayo mahirwe yo kujya kuba muri Amerika, benshi bafata nk'ibihugu bikomeye, ushaka kuba wabona opportunity ari ibihugu bya opportunity. Izo mbaraga zo kumva ugiye kwiga ukongera ukagaruka ukaza ahantu bari kwica abantu, bari kugira iki, izo mbaraga zavaga he? Izo mbaraga ntawaziyitirira kuko je niga muri Amerika nagize umugisha wo guhagararira abanyeshuri b'abanyamahanga bigaga muri Amerika mu ishuri nigagamo, mba international student representative mu nama y'ubutegetsi bw'iryo shuri. Noneho ngira umugisha, ariko mbere yuko nubaka katedrali nagombye kubanza gufasha abana nari mfite muri Sunrise, abana bacitse ku icumu, abana b'imfubyi, babacenge n'abandi bantu bose ndabahuza ndabarera kugira ngo byibuze tumenye uko umunyarwanda akwiye kugira agaciro, nubwo yaba yarapfushije ababyeyi ariko ntiyapfushije ejo hazaza. Ndangije kwiga rero, bamwe muri abo bapastori n'abanyamadini aho ngaho bampaye akazi. Madamu wanjye abo muhamya rwose, bampa akazi, banyemerera ko nzana abana banjye bose n'umukecuru wacu tumujyana, batwemerera kuduha facilities, bampa akazi. Ariko ndabahakanira. Yego. Ndababwira nti nkurikije ibyo nabonye ibiri iwacu, Amerika ntinkeneye nk'uko iwacu bankeneye. Wow. Icyo gihe mbitekereza, naganirije, birambabaje ko adahari, ariko naganiriye na Leti Nyumba, icyo gihe yari minister. Yego. Namubwira ndumva mfite vision yo kubaka ishuri. Ndashaka kubaka ishuri nshyiremo abana b'imfubyi, kubake character y'aba bana, bazabe abanyamumaro, bazabeho, be kuzaheranwa n'umubabaro wo gupfusha ababyeyi babo. Urumva? Noneho Inyumba arambwira ati ariko baka 2002 nibwo nari nafunguye ishuri, His Excellency President Kagame ararifungura. Ubwo natangiye kwigisha abarimu, abo nari kurutinze kuva muri Uganda, abo nari kurutinze mu Rwanda, kubigisha. Mwize pedagogy, ariko ntabwo mwize umubabaro w'aba bana, babwira byose. Rero tugiye kuvura abana trauma, tugiye kuvura abana ubwihebe, tugiye kuvura abana